yanasinze da tuvuyeyo twazibuze none we bazarazimuhaye ntabwo ubwo burushi bwari bwarakoronije gusa bwari bwarambuje n'amahoro umunsi umwe ndavuga ibihe bibiri umunsi umwe nagendagendaga mu gitondo ngiye ahantu gutembererayo kuvugana n'abantu hari nko mu masaa 3 saa 4 numva abagabo bari kuvugira mu rugo mimbere mu gitondo saa 4 mpita numva ko bari kunywa ndavuga ndi izi nzoga ndazinywaho ndakurikira nja muri urwo rugo ngezeyo numva bari kuvugira nk'inyuma mu gikari bagira gutundu tuzitiye kwinjiramo mu gikari ari ukujayo bari kunywera mu gikari ngiye kubacakirirayo ndakata muri ako karyango kaje inyuma y'inzu ngikandagirayo ngezeyo mbahingutseho nsanga n'abagabo 3 bari kuje impaka bafite umurwayi benda guheka baba ari kuzirika ya migozi bazirika icyo bita imijisho ngo baheke umurwayi babuze umuntu wa kane kandi mu muco nyarwanda nta muntu ukwepa ingobyi batudora wa kane yaje are ubu twagiye alala mba ndahetse mbabaye iyo naringiye birahinduka turagenda hari ivuriro rishyashya ryavura umuhinde ne wahavuraga witwaga Nuruse ahitwa muri Bisate nuko turamuheka tumugejejeyo Nuruse amubonye ati no uyu ntabwo ari uwahano akanaka dispenseri gafasha abaturage uyakeneye ibitaro bikuru we umujane kwa padiri ahitwa muri Shingiro ni muri komine Mukingo gangu turagiye ibirometero 12 turagenda tugezeyo kwa padiri amubonye tumuhingukanya ati arareba toya oya ati mwihute cyane muri hopitale kuva muri Shingiro kajya muri hopitale ya Ruhengeri nabyo ni ibirometero 12 turongera turashwekura twikorera ku mutwe dushira mu ntoke turereza tugacumacuma urutugu rurashya nagendaga ndi kwibaza nubundi iyi nda izankoraho reka mbabwire inshuti zanjye buriya reka mbabwire wakwereka ibintu Yesu yaturuhuye nubwo ijuru ryatinda nararuhutse reka mbabwire ntabwo nje nihutishaga ijuru umunsi rizaze iryanje nararitangiye nigira muri Zayire ndavuga n'ubu ngubu muri Zayire nzaza narateguye uburyo bwo kuzagirira nawe uriya mucuruzi nzaza mfite bwabumaje bw'abazayirwa nzaza nzi gukubitisha inkuba nzaza nzi kumuhetamisha umugongo nzaza ndamureba mu mame ahita huma nibyo ngiye gushaka ngezeyo nshaka aho babitangaga ndahabura sanga ibisore by'ibibandi biri kwiga gutera amakofe mu mujyi wa Rucuro nanje mbana nabyo tugaje turiko turaterana amakofe niga amakofe bambonye abapfumu umupfumu arambwira ati rero ngiye kuguhibuye ati nje ntangaga amabuye y'ubumaje iryo buye rizamera rite ati iryo buye kugira ngo rizagufashe igihe uzaba utashi wanyu nakabuye gato nzaguha kavuye mu nyanja utaza hiri ntego ugiye kugera iwanyu utari wambuka umupaka uzaritamire uve hirya y'umupaka w'igihugu urinde ugera iwanyu nta muntu muvuganye ubwo rero uzaba igihangange iryo buye maze uriseseke mu mukandara uridodore mu pantaro maze ujura rigendana uzajura avuga abantu bose baceceke uzajura yuko mu iteraniro abantu bose babinjije maze ibuye bararimpaye mbandarizaye Yesu araruhura ntimukavuge ngo ubukristo ntabwo ari umunyenga ubukristo si ubunyadini ubukristo si ukwitwa irindi zina ubukristo ni uguhinduka ibitari ibyo amanjwe masa
ibitari ibyo amanjwe masa. Nubwo waba nde nangiye kuvuga amazina ntagirira impanuka mu rusengero, ayo mazina ndayaretse. Uko witwa kose izina ryiza ntiryabujije umukobwa kugenza gute. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Mwiriweho, reka dushimire Imana cyane ko ubuzima bwacu uyu munsi bwagize agaciro ka kenshi imbere y'Imana yacu tukarindwa. Buriya nuko dufite amaso y'akamenyero, ntabwo twari dukwiriye kubaho. Ntabwo ari uburenganzira bwacu kubaho, nto twabiburana. Ahubwo ni ubuntu Imana itugirira kubona bwije uhari bugaca uhari. Nyabuneka ujye ushima Imana. Tumaze umwanya twicaye twumva korali zidufasha mu ndirimbo zitandukanye, baduhaye ibyiringiro mu ndirimbo baririmbye, kandi ushinzwe ubuzima nawe atubwiye ikibufasha kikabubungabunga. Amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwacu, ntacyo isi yabasha gukora idafite amazi. Nta kintu na kimwe cyabaho amazi akuweho ubuzima bwose buba buhagaze. Jewe narasomye nsanga no mu ijuru no mu isi nshya tuzanywa amazi, no mu ijuru tuzasanga ya mazi. Na Yesu yiyise amazi, ni njye soko. Unywa amazi, nkumve amazi ya Yesu. Yesu nawe atanga amazi. Asomye ko no mu gihe cya bwa bukwe yakoremo igitangaza cya mbere kibigaragara, burya yabahaye amazi. Ubukwe bwose yabushoye amazi. Abasha gufata ikitaryohera abantu akagihindura uburyohe. Burya ngo kira gitangaza gishushanya ko ari we wenyine ufite ububasha bwo guhindura ubuzima bwari ubunyacyaha akabugira intungane. Yahinduye ikitaryoshye ikiryoshye, niko agenza n'abantu. Yesu nahimbazwe kuko yaduhaye amazi. Bari abantu bapimye ingano y'amazi ku isi, reka tubarekere umudendezo wabo baragendekereje, ariko nta muntu wapimye amazi ngo ayamenye. Wapi rwose ntawe. Nukugendekereza ngo barebe, cyakora ntibajya kure y'ibitekerezwa, nibwo buryo babifashemo. Ariko niba hari abageze ku nyanja bakayihagarara iruhande, ugahagarara ku nyanja, nta muntu ugeraga ku nyanja ngo abone icyo avuga uwo mwanya. Iyo uhagaze ku nyanja ubanza wabikiragi gusa, ubwenge bwawe burashira, ibyo wibwira bigashira bikavamo, ukabanza watangara ufashe ku munwa. Amazi y'inyanja ni ikintu giteye ubwoba. Hano kuri iyi si mu bintu bikomeye, inyanja iri mu bya mbere by'ibitangaza biri kuri iyi si yacu. Iyi ndege ukubuntu ubona ivudutse tukaburi yigiye, ivuduka ku nyanja ijoro ryose bugaca ariho yirangije, nta hantu yahagaze. Umva ayo mazi uko angana. Irari igenda ku mazi bugaca, ikabona kubishoje urugendo ku mazi yonyine, kandi iba yanyuze ahari icyambu. Hari ibyambu by'indege ku nyanja zifite ibyambu aho zambukira, ariko iyo bye ikanyura ahatari mu cyambu ntabwo yaza ku isi. Hari aho indege zitabasha kunyura mu nyanja, bidashoboka, zitahanyura rwose. Wapi? Izihayobeye bene zo baraheba, ndakurahiye. Izihayobeye zigata radar, zigata GPS yazo, zikanyuramo hagati aho zabujijwe, ntabwo izaza.
izagenda. Rero amazi n'ibi biti na pasiparumu mwateye zose ziranywa amazi. Isi yose ni amazi, burya ni amazi gusa, n'abayituyeho ni amazi. N'ikirere cyuzuye amazi, n'ikirere kirimo amazi. N'iyo izuba riva, amazi akomeza kuba hejuru mu kirere, aba ahari nubwo atabonye umwanya ngo aze hasi. N'ikirere cyuzuye amazi. Amazi rero ni menshi, no mu ijuru tuzanywa amazi. Yesu aravuze ngo nzabuhira ku mazi y'ubugingo, niwe soko, ni nje soko. Unywa amazi nzamuha ntazagira inyota iteka ryose. Na Yesu rero azaduha amazi. Amazi afite agaciro. Iyo nta mazi nta mubatizo. Amazi agira umumaro ku gukiranuka. Ushira mu mazi, yavuye mu mazi ngo bayobozi b'itorero, umuntu utaragiye mu mazi ndo mwamwakira. Amazi niyo atuma abakristo babaho. No muri iriya ndege ukuyemo amazi yahitisha, iri kugendera ku mazi. Ifite amazi n'indege, n'indege zifite amazi. Uzi ko n'imodoka zinywa amazi? Nabonye imodoka bari kuzisukamo amazi, nimwasizemo esanse bati izi modoka zigomba kunywa amazi. Izi modoka zinywa amazi ngo zibone kugenda koko. Naratangaye. Amazi rero, munywa amazi mu gitondo, munywa amazi. Nimuzanywa amazi kuko muyashaka, muzayanywa mutayashaka nibwo aba ari amazi nyamazi. Iyo mutayashaka nibwo munywa amazi yemewe. Ariko iyo uyanyoye uyashaka, uba warengereye, uba wishe gahunda y'amazi. Munywa amazi rero mutayashaka nibwo buryo bwiza bwo kunywa amazi. Igihe cyo kunywa amazi ni igihe cyose utayashaka uzanywa amazi. Basi murakoze cyane. Ngira ngo tugeze mu isaha nziza yo kuganira umwanya mutoya ijambo ry'Imana. Ngira ngo dufite babantu biteguye kubatizwa n'abashyitsi. Ngira ngo ejo kuwa nyuma nibwo umuyobozi azaberekana ubuheruka. Ejo kuwa nyuma sibyo? Mumbwiye ngo iki? Byese none naba nabaye iki? Mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Mvuze ngo ejo kuwa nyuma. Mbonye rero nteje ikibazo manza kujya muri kaminuza numve urujijo nateje aho rwavuye. Nta rujijo nateje. Ejo ntabwo ari kuwa gatanu, ubu tuvugana turi kuwa gatanu. Ubu rero manze numva ikibazo kibaye. Ikibazo kibaye ni ikihe nshuti zanjye? Ko twari tubanye neza bigenze bite? Ko narinzi ko tubanye neza, ikibazo kibaye ni ikihe nshuti zanjye? Ubwo ari ikibazo nguteje nshuti? None se rirarashe? Bugenje bute? Iyi zuba rirenze umunsi ugenje ute? Hatangiye iki? Buragoroba bugenza bute? Ubwo rero mwihangane, musabe Imana muti twari duhemutse, dutesheje umwanya utari ngombwa, turayobyeho gato. Ntabwo Imana ibahadozeho icyaha, ahubwo binabaye ngombwa ngo ako gace k'isomo kinjiremo. Murakoze kubisakuriza, mugize neza. Ariko mwari mukarishe, ndakubwiza ukuri. Kari kambayeho pepe. Nari naragiye kera kubusa. Twigendere muri gahunda zacu.
ubwo biratambutse bityo reka uwo muyaga uhuje usigarane iyo ntekereza yuko bugorobye bukeye ari umunsi. Twatangiye rero uyu munsi wo kuwa gatanu, ejo kuri iyi saha ni umunsi wa gatandatu. Ni isomo ngiye kugira rigufi cyane nubwo rifite kamere ndende, ariko tugiye kugerageza kurigira rigufi. Tugiye kureba uko ryaba iryoroheje ku buryo abantu muryumva, ariko ryabaye rigufi kuko twize byinshi. Reka kuri mugoroba dusome mu nshamake uburuhukiro. Iyo twumvise ngo uburuhukiro turaza kumenya ngo ni ahantu. Iyi mvugo ikoreshejwe mu mvugo yerekana ahantu, aho uburuhukiro. Muzumva ababeshyi cyangwa babandi bamenyereje ikinyarwanda kitari cyo bavuga ngo iyo umuntu apfuye bamaze kumushingura ngo bamushize mu buruhukiro. No kwa muganga hariyo uburuhukiro. Iyo uvuze ngo badusize bamushize mu buruhukiro, ubwo baramutera urundi rushinge se? Ubwo yagenje ate? Yapfuye bamushize mu buruhukiro. Noneho abandi ngo bashingura ngo twamushize mu iruhukiro, azagire iruhuko ridashira, amushize mu buruhukiro. Nicyo cya kinyugute cyateye mbona bandika ku muntu wapfuye ngo ripu. Turabizamo murabikenyerere, muje muri konjigezo, muje muri konjigezo, turabigeramo. Uburuhukiro kuko iri somo iyo ryigisha utanakoresheje nuko abantu babayeho rirakunanira. Uburuhukiro bw'Imana yageneye abajejerote, abayizera, abayoburayo igice cyaka. Wagire hari igihe nifashisha gusoma mu mutwe kugira ngo bize kunyorohera kwihutisha isomo. Uburuhukiro Imana yageneye abameze bate. Ndagira ngo hagire ufata mikrofone aho ndamusaba amfashe. Abaheburayo igice cya 4, Pawulo yandikira Abaheburayo n'abakomotse kwa Aburahamu, n'abuzukuruza n'ubuvivi bw'Aburahamu. Nibwo bise Abaheburayo, bakoresha ururimi rw'Igiheburayo ari Abisirayeli muri rusange. Dusome. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira muri mwe cyangwa muri twe wasa nkaho atarishyikira, kuko natwe twabwirijwe ubutumwa bwiza nk'abana. Nyamara bo ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, uko abaryumvise bataryakiranye kwizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo tugenje dute? Ubwo twizeye tugenje dute? Twinjira. Bibiliya ikoresheje twinjira. Uriya mu gutondagura kwa kundi ni ku muntu wa kangahe? Twinjira. Umuntu wa kangahe? Ni umuntu wa
ubwo twizeye twinjira ni twebwe twese turi hano twinjira iranshinga yitwa kwinjira iri mu kihe gihe niyo mpamvu natangiye kwiyenza mbere ngo nibwo turajyana iri mu kihe gihe mukivuge irindagiye niki indagiye imeze ite indagiye zirukungaye indagiye nizingaye zifite ibika bingahe indagiye murambwiye ngo ni indagiye ikomeza niko mubwiye indagiye norwo indagiye zirukungaye zifite ibika bingahe mubwiye ngo iki mugeza muranyihorera mugeza murangwe ndababonye iwacu hari umuntu wabyaye umwana mwitanga babonye mutangiye gutuma neza ndekubabaza ngo indagiye zirukungaye ubundi ndagiye nje nize kera ndabyica mwihangane yewe nize kera ntabwo nize ibyo mu gihugu byaje ndagiye ni ibivanga mwihanganire nibyo nize kera muzabibaza umwarimu watwigisha kera banyigishije ko indagiye ziri gutatu ukungahe muzikosore no muzikura muzigarize izemewe byegane n'igihe indagiye n'ingingo ko ziri gutatu hari indagihe y'ubu indagihe ikomeza indagihe y'akamenyero birashoboka cyane n'igihugu indagihe y'ubu zero result indagihe ikomeza zero continuous ni present continuous none ni indagihe y'igikomezo cyangwa indagihe ikomeza twavuga ngo indagihe y'igikomezo kera mwe mwarize mu indagihe ikomeza twagitaga iyi gikomezo hari indagihe rero y'akamenyero twinjira turya tuhagera dutangira turirimba ni igihe gihoraho ariko buri gihe tuba tugikora turimo indagihe y'akamenyero abize Kiswahili wakati wa mazoezi yes kumenyereza alicho bita kumenyereza cyangwa gutoza mazoezi kuzoea kumenyera noneho akamenyero ndio wanasema mazoezi haya mama wakoze mkono na hapo katia okay no igihe cyakame igihe cyiki iriya nshinga yo kwinjira mu buruhukiro ishizwe mu kamenyero naho twebwe uko twizeye uko kwizera akamenyero kacu twinjira muri ubu buruhukiro nukuri Imana ishimwe cyane iyo aba bantu binjira muri mwe benshi bari kuzanibuka ariko kuko ari akamenyero ko kwinjira uduhora dukeneye akamenyero akacu katumenyereza ngora twinjira muri ubwo buruhukiro tubukenera inshuro nyinshi ngo twinjire muri ubwo buruhukiro igihe cyose turi mu biruho n'ibinaniro dukenera uburuhukiro imitima yacu ihora ikeneye kuruhuka kuruha ntabwo ari umunaniro kuruha no kunanirwa ntabwo bihuye ndananiwe nagarushe ntabwo bikora kimwe mu buzima bw'abantu ntituzabivange mbere tuvuge Nyarwanda waba wakoze imirimo myinshi ugakora imirimo myinshi ugakoresha Ikinyarwanda ngo ndarushye wapi ni ikinyoma urabeshe ubesheye ururimi ni ndananiwe ntabwo ndushye ahubwo umuruho ukorera mu bwonko umuruho ushobora kuba wiriwe wicaye ariko umurushyi wararushe iyo bavuze ngo uriya mudamu ni indushyi baravuze ko yikoreye gutwara neza
oya ararushye nararushye ndindushye uburushye rero butandukanye noneho nibo indushye nizo zikeneye uburuhukiro mwumve neza kuko natwe twabwirijwe ubutumwa bwiza nk'ababandi babandi ko kutizera ntibashoboye kubwinjiramo uburuhukiro Pawulo yandika ni uburuhukiro bune ni bungahe ni uburuhukiro bune turamusanga muri Bibiliya uburuhukiro bune uburuhukiro bwa mbere ni isabato umunsi wa karindwi ni uburuhukiro tugomba kwinjiramo reka tubanze dusome icyo Pawulo yavuze yerekana ubwo buruhukiro ubwo ari bwo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho dutiye kugira ngo ahari hatagira muri mwe wasa nkaho atarishyikira iryo ni isezerano kuko natwe twabwiriwe ubutumwa bwiza nk'ababandi ni babandi nyine turabamenya babandi ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro kuko bataryakiranye umutima wizera icyo bazize naho twebwe uko twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro ni ubuhe ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanje ntibazabwinjiramo ubu ni uburuhukiro bwa gatatu ntibazabwinjiramo ubu ngubu ni ubwa gatatu mwumve neza ubu ni uburuhukiro bwa ntibazabwinjiramo uburuhukiro bwa mbere ni uburuhukiro bw'isabato uburuhukiro bw'isabato mwumve aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo noneho uburuhukiro buvuzwe hariya reka tubuvangemo ubwa mbere ubwa kabiri n'ubwa gatatu ubwa mbere n'ubwa kabiri ubwa gatatu turabugeraho mu bwanyu uburuhukiro rero buvuzwe aha buraza kongera guhinduka uburuhukiro bw'isabato ariko buraba n'uburuhukiro bwa gatatu bwa kabiri bwa bundi Abisirayeli bagombaga kuruhuka iyo bemera amabwiriza y'Imana bagomba kugera mu gihugu cy'isezerano kubwo kutizera ntibagezeyo nicyo muraza gusanga hepfo harakivuga ngo ntabwo baruhutse kuko batizeye kuko iyo bemera kuruhuka uburuhukiro bwa Yosuwa iyo Yosuwa abaruhura Imana ntiyajyaga kuvuga iby'undi munsi uburuhukiro bwa mbere buri mu itangiriro igice cya kabiri uburuhukiro bwa mbere itangiriro igice cya kabiri ni uburuhukiro bw'Imana itangiriro igice cya kabiri soma uburuhukiro itangiriro igice cya kabiri igice cya kabiri umurongo wa mbere ugeze umurongo wa gatatu ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yose yakoze Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza Imana iha umugisha umunsi wa kuko karindwi ari Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze iraweza yose kuko ariwo Imana yaruhukiyeho ariwo yaruhukiyemo Bibiliya yanditse ngo iki niwo yaruhukiyeho cyangwa yaruhukiyemo iyo umuntu ariho undi arimo baba bahagararanye urugero uri hehe kuri iyi saha ndi ku rusengero rwa Kanombe undi ati jyewe ndi mu rusengero barahagararanye bari hamwe iyo umuntu arimo undi ariho ntabwo baba bari kumwe Imana rero yagiyemo yagenje ite yaruhukiye hehe mo natwe tugomba kuyisanga homo ijambo twinjira kubwo kwizera twinjira mu ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho Imana niyo yaburemye ibwinjiramo iburuhukiramo imirimo yakoze yose nicyo gituma ihamagara ngo natwe tuyisange hehe mu buruhukiro bwayo tubashe kuruhuka abayisanzemo nta kindi basarura keretse kuruhuka bavandimwe inshuti zanjye ndabararika mwese muze muhaguruke kubwo kwizera dusange Imana mu buruhukiro bwayo kandi abayisanzemo bararuhuka ubwo ni uburuhukiro bwa mbere ubwa kabiri ni uburuhukiro bwa Yosuwa uburuhukiro bwa Yosuwa bwaratsinzwe
iyo Yosuwa abaruhura byaramunaniye, Imana ntiyashaka kuvuga iby'undi munsi wo kuruhuka. Kubw'ibyo rero haracyariho uburuhukiro bw'abana b'Imana, burahishwe. None se buhishwe hehe? Buhishwe mu butumwa bwiza bw'ubwami, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga. Uburuhukiro buhishwe ntabwo bufite ahandi buhishwe, buhishiwe ababwirizwa ubutumwa bwiza bagasobanukirwa aho uburuhukiro bwabo buri, kuko ababwirizwa ubutumwa baba bashaka kubwirwa ibya bwa buruhukiro. Ko natwe twarumvise twinjira muri ubwo buruhukiro, nta numwe ushobora kubwinjiramo atumvise ubwo buruhukiro. Uburuhukiro bwa Yosuwa rero bwaratsinzwe, kuko Yosuwa yabavanye mu Egiputa ariko ntiyabageza muri bwa buruhukiro Imana yari yateganije Abisirayeli. Barimbukiye mu butayu, yagezeyo bageze yari bangahe? Babiri gusa. Abahagurutse basabuye kuruhuka bashiriye mu nzira kubwo kutizera. Yosuwa na Kalebu bagerayo bonyine kuko aribo banejeje Imana. Yewe na Mose wabahagurukanyeyo yararangaye ndiyakandagirayo. Icyakora Mose yagize amahirwe, agiye gupfa ku muso gupfa, kandi niwe wikozeho. Reka mbivuge muri iyo mvugo. Imana yari irambwiye ngo Mose, ubwo uterekanye gukiranuka kwanje imbere y'aba bantu, igitare ukagikubita, ugakubita isezerano, kandi ukavuma ubwoko natoranije. Ubwo rero ndakurahiye Mose, nubwo uri inshuti yanjye, ukaba ushoreye ubu bwoko bunanirana, izi ntagondwa ukaba wifashe nkazo, basi nawe ntuzagerayo. Wihangane, ntuzabinsabe, ntuzagerayo. Umunsi umwe Mose asa n'ubyibagiwe, ariko yibagirwa icyo Imana yavuze ashaka, maze abona basabanye, ubusabane bwabaye bwiza. Nuko Mose abwira Uwiteka ati, Data, ko twasabanye tuba twaguwe neza, ntabwo nagusaba nk'inshuti yanjye ngo uhindure cya kintu nanje nzagereyo. Uwo munsi abahagurukije cyari kitari kiri hafi. Uvuze ngo iki Mose? Nasabaga ngo uhindure bya bindi wavuze nzageranayo n'ubu bwoko. Mose ati noneho ubwa Uwiteka tubwari ukumbwiye, uhereye ubu jya kwiterana urusezerere, ikibazo nige kukirangiza. Ihute, genda usheha bazagusimbura, genda urage, genda usezere, tuzamuka uyu musozi. Mose arumvira, aragenda arasezera, aravuga ibyo agomba kuvuga, atanga amabwiriza, avuga uko ibintu bimeze. Ahasigaye Uwiteka barazamukana. Twagiye? Okay, twagiye. Bageze hejuru, ngaho rambura amaso. Hari hakiro ibirometero byinshi cyane. Ngaho rambura amaso. Icyo gihugu Imana igishira muri jimeri yayo, iragikurura ikizanira Mose imbere ye. Areba, amwereka ingabano. Abo kwa naka na naka dore bazagarukira hariya, abo kwa naka na naka ni hariya, abo kwa naka na naka ni hariya, aba naka na naka ni hariya, urugabano rwa Yorodani ni hariya. Bazaje barageza hariya, barageza hariya, barageza hariya. Imbago sinzi kweretse, urazibonye, ntacu usigaje kubona, ntacu. Igihugu bazabona urakibonye, kubwo kwizera n'amaso areba kure urahabonye. Uhereye ubu dusezeranyeho rero. Abarapfuye. Ariko Satani yari yabakurikiye, kandi ndebe yamujanye, nanje ndebe yo bagiye, katagiye kumuha andi mategeko, ko mbonye ukuntu ari kurakaranya amujanye. Satani arakurikira aho bageze, bakihagarara. Mose abarirambuye. Satani ati nabivuze kuva kare, arakinisha Imana, iramuhotoya. Satani barahageze. Okay, itangazo ubu kandi hari icyo umuvugaho si uwanje. Satani ari kubaza Yesu, hari icyo uvuga ubu kandi uko apfuye ntubibonye?
ibyo yakoze ntiwabibonye. Hari ikintu na kimwe ntiyerekanye izina ryawe nabi, ntiyakwerekanye nabi, maze atondeka amakosa ya Mose arabuze se si usuwanje kandi Yesu ati uyu ndaramubabariye, ntabwo ari uwawe, aguye mu biganza byanje, ndaramubabariye. Bibiliya iratubwira ngo arahambwa. Imana irahamba se? Ntabwo igituro cye kigeze kimenyekana, aho cyagiye ntabwo bahazi, aho Imana yamushinguye ndibahazi. Ariko Mose ntabwo yaraye mu gituro, ntabwo yakiraye. Wapi? Ntabwo yakirayemo. Yarazuwe, arazamurwa iwawe. Yesu ariko ibyo mvuze byivanzemo, ahubwo Mose aho ngaho yahaboneye byinshi, ahabwa isezerano. Yesu amubwira uko azaza mu isi akabwiriza ubutumwa, abantu benshi bagahinduka, kandi ko kiriya gihugu nakweretse nico nzakoreramo, kandi nico nzabambwamo, kandi nico nzakizukiramo, ariko nzazukira isi yose, nzababarira isi yose. Mose na Eliya bageze aho barabonana. Eliya yagiye mu ijuru atagenje ate adapfuye, Mose ajeyo apfuye. Bagezeyo bahana ubuhamya, bagomba kumusura ari babiri, ufite ubugingo buhoraho atarigeze apfa n'uwapfuye akazuka. Baje kumusura maze ibyo rero bitumye nja muri ndi somo ndariretse, ndarihagaritse, ntakurura ibitari byo, ibiragera kure bikatuvana muri systeme yacu. Abo bombi baje gusura Yesu, bamusanga ahantu hakomeye. Nuko mwabonye ibyabaye, mwarabisomye, muzi babagabo babonye ukuntu habaye mbere yuko baza, ijuru ryarahahinduye. Yesu yiteguye abashitsi, maze ako gasozi agahindura kejejwe, ibyatsi byaho bimera nk'ibyo mu ijuru, ikirere cyemera nk'iciwawa wakijijwe, ibiti byaho byose bigira amahoro, aharemwe hose harabengerana, ibiti byose bisa n'ibyo mu Edeni, ibintu byose birahinduka. Babagabo maze na Yesu abarahindutse, maze ibintu biracitse, bati ni gitangaza, bati karabaye bahungu. Nubundi kanzu ya Yesu ntiyagiraga ikutu, nta myanda yijyagaho, ariko irabengerana nk'iyo mu ijuru. Maze barikanga babibonye, ba Petero bati ni gitangaza, ni gitangaza. Isezerano rirasohoye, nta handi tuzaba naha pe. Ryajuru watubwiye rirabaye, none ari ukundi ko Petero ati rero reka tuhubaka amazu. Kandi Petero ati reka tugeje dute ibi bibanza bibaye ahamaza kwireye abantu Imana na katuhubaka amazu, katuhubaka amazu. Yesu ati mwe kubaka amazu Petero, aha ntabwo ariho muzaba, ni pica yabyo. Burya ba Petero basogoye ko mu isi hazaba hasa, barahabonye bati wacu naha reka tuhubake databuja, tuhashinga amahema, ariho tuzibana, tuzongera gusubirira iyi Samariya na hehe. Yesu ati buretse nakanya gato. Baraganira we n'ababandi, mukanya igicu cera kirabakingiriza, abamarika barabacura basubiza iwabo. Isezerano bararibona, babona uko Yesu azarangiza umurimo. Reka mabwire inshuti zanjye, noneho rero ndi ku ntera uvuga ngo tugomba gusanga Imana muri ubwo buruhukiro. Iyo yose baruhura ntibaruhutse, rero baratsinzwe. Mose nawe yaratsinzwe, niwe naringezeho. Yosuwa na Kalebu bagerayo, nabo bapfuye, baguye muri icyo gihugu, ariko ntibaragahabwa uburuhukiro bwa burundu. Bararwanaga gusa, ba Yosuwa bashize intambara idashize, intambara y'Abisirayeli n'uyu munsi iracyariho, ntirarangira. Ni twebwe tuzayitsindira tugeze iwabo w'abacunguwe. Reka mbabwire inshuti zanjye, uburuhukiro bwa mbere ni ubw'Imana n'Isabato, ubwa kabiri ni ubwa Yosuwa bwaratsinzwe, ubwa gatatu rero ni uburuhukiro bwa Yesu. Uburuhukiro bwa Yesu, Matayo igice cya 11, Matayo 11 ku murongo wa 28, ku murongo wa 28, uburuhukiro bwa Yesu. Matayo 11:28,
ni uburuhukiro buhamagara. Ariko reka mbanze mbabwire, Yesu niwe buruhukiro. Imana iruhuka uburuhukiro bwo mu itangiriro, bwa ruhukiro nabwo ni ubwa Yesu. Yesu niwe buruhukiro bwacu, niwe sabato nzima. Abamwemeye bose abaha ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Noneho ni uburuhukiro buri guhamagara. Mwese abarushye n'abaremerewe, bangahe? Mwese abarushye n'abaremerewe mu mitima, nimuze munsange ndabagenzane, ndabaruhura. Murebe uko interuro ivuga, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Dore gahunda yo kuruhuka niyihe? Icyambere, mwemere mube abagaragu banje. Cyo ni cyambere, mwemere mube abagaragu banje. Icya kabiri, munyigireho. Kwinjira mu buruhukiro, umva urufunguzo, ni ukwemera kuza. Mwese abarusha n'abaremerewe ni ukwitaba ubutumire. Kandi nimugera mu butumire rero murageraho mwemere kuba. Mwemere ijambo ryitwa, inshinga yitwa kuba. Mu nshinga zose, iyi niyo nshinga ya mbere n'abarimu bigisha, ni inshinga yitwa kuba, niyo igenga izindi zose. Kuba niko banyigishije. Muzambwira iyindi wenda mwagezeho ngo bambwiye ko iyi nshinga ariyo nshinga ya mbere, kuba. Hari indi muzi iyibanziriza? Niyihe? Niyihe? Murayibonye? Murayibuze? N'abarimu bakera barayibuze. Iriya nshinga yitwa kuba. Mwemere kugenza gute? Kuba. Mwemere kuba abagaragu banje. Munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje hehe? Mu mutima. Noroheje mu mutima. Tugiye kubona imitima ibiri hariya. Hari imitima ibiri. Mwemere ko abagaragu banje, munyigireho, ndi umugwaneza, ndoroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro hehe? Mu mitima yanyu. Imitima ibaye ngahe? Ni ibiri. Umutima w'icitegererezo n'umutima usaruye. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Iyi nshinga yitwa ngo muzabona, Kinyarwanda cyacu gifite ubukene. Kubona ni ukubona ku buryo butatu. Hari ukubonesha amaso, hari ukubona kw'intekerezo, hari no kubona ko kwisangamo ibintu biri muri wowe, atari gutekereza gusa, ahubwo byagezemo nimwo bituye. Muziyumvamo. Nkavuze ngo muziyumvamo uburuhukiro hehe? Mu mitima yanyu. Mu mitima yanyu muzisangamo kuruhuka mu mitima yanyu, kuko mwanyigiyeho kandi muri abagaragu. Mwaciye bugufi, mwemera ibiri mu mutima wanjye, mubiryaho, mubinywaho, mubigira ibyanyu. None ubwo mubigize ibyanyu, muzisangamo uburuhukiro mu mitima yanyu. Abana b'Imana binjiye mu buruhukiro bwa Yesu, bakemera kuba abagaragu be. Kandi ntibabe abagaragu be gusa, ahubwo bakamwigiraho. Ubugwaneza bwe akaribwo basoroma, bakabunywa, bakaburya mu gitondo, saa sita na nimugoroba, bakabwinjiramo, bakabumetiriza, bakabugira ubwabo. Ibiri muri Yesu bikaba ibyabo. Uzi ikintu basarura, nabo bisangamo ubwo buruhukiro. Nibwo baba ibyaremwe bishya. Nibwo umutima wa kera utsindwa, hasigara umutima uri mu buruhukiro. Ibyatunaniraga kera nibyo dushobora uyu munsi wa none, kuko abantu b'Imana bisanga muri ubwo buruhukiro, bagasanga bararuhutse. Urugero, ntabwo byashobokaga mu buzima bwanjye. Ubusore nabayemo, natangiye kuba umusore muri za 76.
niho natangiye gukorera amafaranga. Twakoreraga amafaranga 5 ku munsi, igiceri ca 5. Tuzamutse mu ntera dukora igiceri c'10, tuzamutse mu ntera dukorera 50. Twasoreje ku mafaranga 100. Niyo umuyobozi mukuru w'igihugu ati abanyarwanda ndabazamuye mu ntera, uhereye umunsi none mugomba gukorera 100 mwese. Twari bihangangira dukoranye inota y'100. Ubwo rero ubuzima bwanje bwari bubayeho kubw'inzoga. Ntabwo kurara ntanyoye inzoga byari ibintu bishoboka. Niyo byangoraga kaje kukabari ngasanga zashize, kuko kari akamenyero kumutima urushye. Nabwiraga nyiri kabare ngo mbabarira nyereka koma rw'urwagwa rwasigaye hasi muri giti ki itende ryo hasi, mbabarira mbabarira rwose ndinyweho. Akambwira ati hari habari nsabye basize baripimye naryo ryaguzwe. Nono ndakwinginze, baranse kandi bumva nta nzoga ziri kumpumuraho. Nyereka igitango byashizemo nkozemo intoke nisige, nibura nyure mu bantu bati yananyoye da, ati ngaho yora ngibiriye abiyora nkabyiharabaho bikanukaho. Kaje kunyura mu bantu ndi kwisindisha, yanasinze da, tuvuyeyo twazibuze none we baznarazimuhaye. Ntabwo ubwo burushi bwari bwarakoronije gusa, bwari bwarambuje n'amahoro. Umunsi umwe, ndavuga ibihe bibiri, umunsi umwe nagendagendaga mu gitondo ngiye ahantu gutembererayo kuvugana n'abantu, hari nko mu masaa 3 saa 4, numva abagabo bari kuvugira mu rugo mimbere mu gitondo saa 4. Mpita numva ko bari kunywa. Ndavuga ndi izi nzoga ndazinywaho. Ndakurikira nja muri urwo rugo, ngezeyo numva bari kuvugira nk'inyuma mu gikari, bagira gutundu tuzitiye kwinjiramo mu gikari ari ukujayo. Bari kunywera mu gikari, ngiye kubacakirirayo. Ndakata muri ako karyango kaje inyuma y'inzu, ngikandagirayo, ngezeyo mbahingutseho nsanga n'abagabo 3 bari kuje impaka, bafite umurwayi benda guheka, baba ari kuzirika ya migozi bazirika icyo bita imijisho ngo baheke umurwayi. Babuze umuntu wa 4. Kandi mu mucyo nyarwanda nta muntu ukwepa ingobyi. Batudora wa 4 yaje, are ubu twagiye. Alala mba ndahetse mbabaye, iyo naringiye birahinduka. Turagenda, hari ivuriro rishyashya ryavura umuhinde ne wahavuraga witwaga Nuruse, ahitwa muri Bisate. Nuko turamuheka tumugejejeyo, Nuruse amubonye ati no, uyu ntabwo ari uwano, akanaka dispenseri gafasha abaturage, uyakeneye ibitaro bikuru, we umujane kwa padiri ahitwa muri Shingiro, ni muri komine Mukingo. Gangu turagiye ibirometero 12, turagenda tugezeyo kwa padiri. Padiri amubonye tumuhingukanya ati arareba toya oya ati mwihute cyane muri hopitale. Kuva muri Shingiro kajya muri hopitale ya Ruhengeri nabyo ni ibirometero 12. Turongera turashwekura, twikorera ku mutwe, dushira mu ntoke turereza, tugacumacuma, urutugu rurashya. Nagendaga ndi kwibaza ndi nubundi iyi nda izankoraho. Reka mbabwire inshuti zanjye, buriya reka mbabwire wakwereka ibintu Yesu yaturuhuye. Nubwo ijuru ryatinda nararuhutse. Reka mbabwire, ntabwo nje nihutishaga ijuru. Umunsi rizazira rizaze, iryanje nararitangiye. Ntabwo muzi uburushyi bw'umunyabyaha ahura nabwo hariya hanze.
nanone umunsi umwe nanyu nasohotse mu irembo ngiye gufasha ababyeyi mu mirimo isanzwe y'amaboko, ibibindi by'inzoga binyura iwacu mpura nabyo bigenda ndizi, ndagaruka nsubira mu rugo, isuka ndayibika, mama tubaye iki, ndi ndaje mu kanya, inzoga ndazikurikira nshuti zanjye, inzoga ndazikurikira zirenga umurenge wacu, ntiburiya zigiye kwa naka, abantu nagenda tondeka duturanye nzibare baturwa inzoga kenshi, hose ziraharenga, zigera mu wundi murenge witwa Nyarugina naho ziraharenga, zigera muri komine Mukingo, havuga ntibyo byose narushe zambabaje, ninsubirira yaha barazinywera hariya naruhiye ubusa, ndazikurikira ndashikama ndakurikira komine Mukingo tuja kuyisoza, turi hafi gutangira icyitwa komine Nkuri, twari gusoza komine Nkuri ndinjira muri komine Karago ya Gisenyi, bataragera muri Nkuri barangije Mukingo, hejuru ahitwa mu Byanga ahitwa Irubaka barananirwa, ibibindi bibagoye baratura ngo baruhuke, nanje ndahagarara ndabareba, aha si niho bazizanye kuko ndavuga nti byari byose bari hafi aha ngaha, baza umusaza wari washoreye muzehe ati ko twakoranye urugendo muri kugana nkahera, umusaza arambwira ati mwana wanje, bari bavuye ahantu hitwa Muninda herekeza nko muri komine Nkumba, aho komine Kinigi yatangiriraga, noneho arambwira ati tugiye ahantu hitwa Irega, Irega ubwo nuvuga ngo twe turangije komine, nari narangije Kinigi ndi muri komine Mukingo, tuyishoje twa gutangira igipande ca komine Nkuri tukagisoza, tugatangira komine Karago tukayisoza, tukabona kwinjira muri komine Mutura ahitwa Irega, hari muri komine Mutura, wazamukiye kuyikora ugera Irega ugana ahitwa Kabatwa Pasa, sanze nshigaje amakomine abiri ngo ngere nywera inzoga mu ya gatatu, narabuze ndumva niyinda izankoraho, ndeba ibirometero nakoze uko biresha n'urugendo nakoze, ndongera ndatangira nagarutse iwacu ngerayo mu masaa 7, namwe muzabona uburukiro he, ubu ninyweraga amazi we, nkanywa amazi ngongera nkanywa amazi, umwaka ugashira nkanywa amazi, ijuru burya rirarema, Imana irema ibiremwa bisha mu bantu, ntabwo nari nzi ko nabaho ntanyoye inzoga nigeze kunywa amafaranga 600, nanyoye 600 bya kera, icyo gihe Daihatsu Toyota Stout yaguraga 450, icyo gihe Toyota Stout nshasha muri Rwandeze yaguraga 450, njyewe nanyoye ko naranguzaga byeri ku muturage wari umukire, nkaranguza inzoga ze, ndazinywa bankoreye imibare nsanga nanyoye 600, nsanga ntabwo nzaba mu Rwanda, ndahunga ndigendera, nigira muri Zaire, ndavuga n'ubu ngubu muri Zaire nzaza narateguye uburyo bwo kuzagirira nawe uriya mucuruzi, nzaza mfite bwa bumaje bw'abazayirwa, nzaza nzi gukubitisha inkuba, nzaza nzi kumuhetamisha umugongo, nzaza ndamureba mu mame ahita huma, nibyo ngiye gushaka, ngezeyo nshaka aho babitangaga ndahabura, sanga ibisore by'ibibandi biri kwiga gutera amakofe mu mujyi wa Rucuro, nanje mbana nabyo tugaje turiko turaterana amakofe, niga amakofe, bambonye abapfumu
umupfumu arambwira ati rero ngiye kuguhibuye, ati nje ntangaga amabuye y'ubumaje, iryo buye rizamera rite? Ati iryo buye kugira ngo rizagufashe igihe uzaba utashi iwanyu, ni akabuye gato nzaguha kavuye mu nyanja utaza hiri ntego, ugiye kugera iwanyu utari wambuka umupaka, uzaritamire uve hirya y'umupaka w'igihugu, urinde ugera iwanyu nta muntu muvuganye, ubwo rero uzaba igihangange. Iryo buye maze uriseseke mu mukandara, uridodore mu pantaro, maze uje urarigendana, uzaje uravuga abantu bose baceceke, uzaje urahinguka mu iteraniro abantu bose babinjije, maze ibuye bararimpaye mba ndarizanye. Nambutse ahitwa Bunagana, ngo nambuke umupaka wa Kongo ngire mu gipande cya Uganda cya Bunagana, ibuye ndaritamira, ndaritamira we nkinjikiragi, nambuka mu ahitwa mu Budacingurikirane umupaka w'u Rwanda na Uganda, uri umuntu utaruheruka mu Rwanda, abambonye batera unakuraho, ndashinyiriza we ibuye ndigeze iwacu nta muntu tuvuganye, ndaryiringira, naritaye ndabatizwa nk'ejo bundi. Navuze nti uri ibuye ndi umwene Yesu ubundi ataje, sigara n'ububuye ngiye kuremwamo ikiremwa gishya. Iryo buye ntaco ryamariye na gitoya, ahubwo maze kwakira Yesu nibwo nagiye kuri wa mucuruzi musaba imbabazi. Imanza zari narenda mu buranje ndamuriganye ndamutsinda, ariko nariganye sinya imbitamo guhunga ngatazanyicisha. Subira mu rukiko no kubabwira nti rwose urukiko nimero iyi y'urubanza ntabwo iri mukuri, narabeshe. Faranga barayabara kubwa Yesu, sambu nagomba guhabwa mu muryango icitwa 8, shamunari iragurishwa, sambu hafi hegitari iragurishwa, subiza ibyibano, saba imbabazi abona hemukiye bari benshi, ndetse ndafungwa inshuro nyinshi, naje gusaba umuntu imbabazi, nakwibye isabune n'ipaki y'itabi, ati reka da ni butike yose, akanshakira ibihamya ngafungwa, ariko ntafungwa bagasanga aho bamfungiye navuye kwasaba imbabazi, bafungiye kuri komine basanga navuye gusubiza y'imisoro y'imyaka 8, urugumesera azi yuko nsubiza ibyibano mvamo kubw'ubwo buhamya bwa mbere. Yesu araruhura, ntimukavuge ngo ubukristo ntabwo ari umunyenga, ubukristo si ubunyadini, ubukristo si ukwitwa irindi zina, ubukristo ni uguhinduka ibitari ibyo amanjwe masa, ibitari ibyo amanjwe masa. Nubwo waba nde nangiye kuvuga amazina, ntagirira impanuka mu rusengero, ayo mazina ndayaretse. Uko witwa kose izina ryiza ntiryabujije umukobwa kugenza gute. Uburuhukiro rero bwa gatatu ni ubwa Yesu, bararuhuka bamwigiyeho, abo babaye imbata za Yesu bararuhuka, maze bikabarehereza mu buruhukiro buheruka ubundi bwa 4, ibyahishuwe cya 21. Hari isoko y'uburuhukiro bwa nyuma. Uburuhukiro bwa mbere ni Sabato, umunsi wa 7. Uburuhukiro bwa kabiri ni ubwa Yosuwa, bwaratsinzwe. Ubwa gatatu ni ubwa Yesu, bwaraduhamagaye. Uburuhukiro bwa 4 ni umwanzuro wa bwose. Ibyahishuwe 21 umurongo wa mbere, bona ijuru risha n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja iritakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nsha rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rimbwira riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. 4, izahanagura amarira angahe yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi imiborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bigenje bite bishize, bizashira tube iwabo wabakirijwe.
muri ruriya rurembo rwera Yerusalemu nshya niho tuzaruhukira, niho hazaba urusengero rwacu tuzavana narwo mu ijuru, nirwo tuzazamo tugarutse kuri uyu mubumbe wacu. Iyo bita planete Terre izaba yaramaze kuringanizwa ngo itegurwe, ibibaya byayo bizaba bigiye guhindurwa. Reka mbabwire, uru rurembo rwera Yerusalemu nshya ruzaba rufite amarembo 12, ane kuri buri ruhande. Ayo marembo azaba ari amarembo twinjiriramo igihe tuzaba twamaze kurwinjiramo. Uru rurembo Yerusalemu nshya umuntu wese azaba afite mu mwanya wo kwicaramo, umuntu wese azaba afite mu cyicaro kimunejeje. Ruzaba ari rugari, narasomye ngo ruzaba rufite uburebure bw'ibirometero 600, ubugari 600, uburebure 600. Ni hanini pe, ni hanini rwose. Mbese hazaba hangana n'u Rwanda? Imibare ivuga iki? U Rwanda rufite 26,000 mu kinyarwanda, 26,330. None gushaka ubuso bwa rura rurembo dukora iki? Ni 6 ni kangahe? Ubuso ni ibihumbi bingahe? Ni ibihumbi 360. Murukumva rurukungana n'u Rwanda se? Ururembo ntirutu Rwanda nk'inshuro nk'icumi, nk'inshuro 10 zagomba kubamo. Hazaba ari hagari, ari hanini kandi hazitiwe, ntacadusangamo, ariko ng'abantu bazaba bashobora kurebamo bakahamenya, bakareba abarimo bakabamenya. Ururembo ruzaba rubonerana, ruzitiye n'uruzitiro rwa metero 140 uburebure bwa. Bazarebamo barebemo abantu, kuko abanyabyaha icyo gihe kizagera bazurwe, bazazurwa, barebe Yerusalemu nshya iri nka hariya. Ngwiki babandi barimo nibanga, ni babandi baturaga ibyaha, babandi rugo bari gusaba imbabazi, babandi ngo bakubitaga urushimu musaba gahindura ubundi. Ntabwo iriya habi wabo hazaba iwacu, ngo Satani azababwira ati nije wabazuye nimuze tuhabambure, bara turabakuramo umwanya umwe gusa, ngo bazananura ibifaru byabo, kuko ibifaru nto bizaba byaraboze mu myaka 1000 bizaba bikiri bizima, nto biboraga biriya mureba. Umuntu wese ngo igisasu batabye mu ntambara ya mbere y'isi yose n'uyu munsi kiracyari kizima, ntabwo bibora. Bizaba mu myaka 1000 byakoranywe ikoranabuhanga, mu myaka 1000 bizaba bikiri bizima. Bazabinanura bati tugiye kuhafata tuhajane haba hacu. Ngo Yesu nibwo azavuga ati mubandekere bariya ni jewe ugiye guhangana nabo. Hari ikintu cambabaje, umuhanuzi ngo ararebye aravuga ngo abamwe biteguraga gutera uwo murwa, abandi ngo hari ikipe y'abantu, itimu y'abantu bari kurira cyane, ngo bari gushavura kurenza abandi bose. Iyo nteruro yarangoye kuyumva neza. Ngo marika ndamubaza ngo niki gitumye bari abantu bari kurira kurenza abandi bose? Marika arambwira ati bariya impamvu barira bihambaye, bahushije intego. Bariya barukaga isabato umunsi wa 7, bari barabyumvise byose, ariko ntibahagarariye ukuri uko byari bikwiriye. Bari babizi ntibabishira mu bikorwa. Niyo mpamvu bari kurira kurenza abandi bose, kuko uru rurembo bari bararwize, kandi bazi neza ko bize yuko iki gitero abagiye kugaba kitaratsinda. Bari babizi. Nibwo marayika nijuru Yesu azatanga itangazo riheruka, arimbure abanyabyaha, umuriro uzaturuka hasi no hejuru. Burya narasomye nsanga iyi si yacu izarimbuka tuyiriho, izarimbuka turi hano,
izasha tureba, izatokombera turi kuri iyi si, ngo ariko umurwa wo uzarindwa n'ikiganza cy'Imana. Ngo nk'uko Imana yakomeje kurinda intore zayo, niko n'uwo murwa uzarindirwa mu isi iri kurimuka. Isi izarimbuka ishye itokombere, imisozi izarangira, inyanja ntiyari ikiriho, ibyaremwe byose byahinduwe ukundi, isi yongera kumera ubwatsi bwiza, hameramo amatunda meza. Aho niho iwabo wabakijijwe, niho tuzaruhuka by'iteka ryose. Ni bande tuzahurirayo mbese? Kubwo kwizera ibiganza byanyu ntibigacogore, muhagarare mushikamye, mwiringire Yesu, azabeza abatunganye kandi azabaho. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.